imwe mu ndirimbo zawe zaciye ibintu niba wakoranye na Juno awe Yego. ni indirimbo usobanura gute muri kariyeri yawe? Indirimbo nziza cyane. Turacyari muri ya myaka ine maze uri muri muzika. Yego. Yego. Indirimbo nziza cyane mfunguriye imiryango myinshi. So ni indirimbo impora ku mutima. Yeah. Ariko noneho haniyongeraho page y'urukundo bigoye ko izava muri kariyeri yawe y'umuzika. Iyi page yaje nyuma y'ira ndirimbo cyangwa ahubwo yari isanzwe hari? Iye page y'urukundo. Niwe wabimbwira nyarabyo. Afana dukurikiye barabizi. Imyaka ine nibwo twakumenye uri kumwe na Symphony cyane. Ni band usobanura gute yagize uruhe ruhare kuri kariyeri? Ni bande nziza cyane inshuti zanjye by'umwihariko tangiriro umuziki kumenyera ndakura bigera aho ngaho biba ngombwa ko nanjye gukora ibyanjye. Ni bande rero ifite iyo special story iri Indangamuntu yawe ishobora gukoreshwa mu kubaruza simukadi nshya utabizi bikaba byakuviramo ibibazo mu gihe hakozwe ibyaha mu izina ryawe. Uhamagariwe kwitaba urukiko ku byaha byakozwe hifashishijwe simukadi ibaruye ku ndangamuntu yawe. Ibi ntibikwiye kukubaho. Kanda akanyenyeri 125 urwego urebe kandi usibe nimero utazi zibaruwe ku ndangamuntu yawe. Kareke, gerageza urebe uko wabaruza simukadi uyimpe, urabizi ko nataye indangamuntu yanjye kandi nkeneye simukadi byihutirwa. Oya rwose, simukadi yanjye niyo ndangamuntu yanjye. Jya wirinda kwitaba cyangwa gusubiza ubutumwa biturutse mu bantu utazi. Niba ibyo bakubwira ari byiza ku buryo bisa n'ibidashoboka, n'ubujura. Hari ibigo byemerewe kohereza ubutumwa bugufi mu buryo bwa rusange. Kuba agent ba MTN na Airtel, ubujura bwifashishije telefone cyangwa simukadi ni icyaha gikomeye. Nuramuka ubifatiwemo uzabihanirwa n'amategeko. Niba ukeneye ubufasha, hamagara 3988. Yes, turasuje bakunzi banyarwanda TV twizere ko muri amahoro. Muri twishimiye kwakira mu kiganiro Ariel Ways, umuhanzikazi umaze imyaka ine muri muzika. Ngira ngo hari ibihangano byinshi cyane byiwe bumvishe ariko akorana na bagenzi be nka ba King James, ba Butera Knowless, ba Juno. Indirimbo nkawe yaciye ibintu hanze aha. Mu myaka ine ishize ari muri muzika hari byinshi yaduhaye kugeza no kuri EP Love and Lust. Ariko none ari guteguza album ye nshya ya mbere yise Here to Stay. Nukumva ariko ukanahaguma. Ariel umeze neza? Meze neza. Twishimiye kwakira mu kiganiro. Ndishimye cyane kuba ndi hano Janvier. Ego, imyaka ine uri muri kariyeri y'umuzika ni imyaka idasanzwe. Iyo umuntu arebye kuri chaîne yawe ya YouTube umuntu abona ko watangiye usa naho usubiramo cyangwa ntabwo rusa nabwo wasubiyemo indirimbo z'abandi bahanzi. Wagira ngo abantu babanze bumve neza Ariel Ways kuki winje muri muzika usubiramo indirimbo z'abandi. Wakoraga kafu. Bavuga ko nyire muri band? Yego. Okay. Narebye kuri chaîne yawe mbona kuri 14 z'ukwezi kwa gatatu nibwo washyize hanze indirimbo Wise Boy From Mars. Niyo ndirimbo ya mbere actually. Hanyuma Lema Buds Commando. Iyo niyo cover aho. Niyo cover. Yeah. So hasi indirimbo ya mbere hanyuma utishiraho cover. Well, cover impamvu yazo ni ubuzima nabayemo cyane mbere yuko nangira kariyeri yanjye iri solo. So numva rero ari ibintu bifite ikintu bivuze kinini kuri music yanjye. Ndabikunda, nkunda indirimbo z'abandi. So rero gukurira muri environment ngira ngo niyo mpamvu nkomeza numva nta kibazo yo kuzikora. Sibyo ko numva nta kibazo. Ni nabyiza cyane. Mu myaka ine itambutse uri muri muzika umuntu avuga ko yabaye imyaka myiza, wasohoye indirimbo abantu barazumva, ukora ibitaramo biba byiza. Ni imyaka usobanura gute? Habayemo ibyiza n'ibibi cyangwa ibyiza byaruse bibi? Naba nkubeshye mvuze ngo ni byiza gusa. Ariko uko biri byose birimo ibyiza ibibi no mu buzima busanzwe nyine. Ibyiza byaruse bibi cyangwa ibibi byaruse byiza? Ibyiza bikomeje kuganza. Byiza koje kuganza kurusha ibi. Yego. Imyaka ine nibwo twakumenye uri kumwe na Symphony cyane. Nta basore mwakoranaga kandi twabonye byinshi cyane muri kumwe. Ni band usobanura gute yagize uruhe ruhare kuri kariyeri? Ni bande nziza cyane inshuti zanjye by'umwihariko tangiriro umuziki kumenyera ndakura bigera aho ngaho biba ngombwa ko nanjye gukora ibyanjye. Ni bande rero ifite iyo special story iri muri kariyeri yawe. Ariko se ukiri ku ishuri ku Nyundo muri kumwe cyane ko mwese ariho mwavanye, umva uzakora umuziki, wagiye ku Nyundo uvanze akora umuziki cyangwa usoje amasomo ugavutirika nkore muzika? Jewe nashakaga umuziki mu bintu byose narinzi
mu kintu cya mbere cyonyine nari nzi n'umuziki nari mbizi ko ngomba kuba umuhanzi ngomba kuba umusitari rero ari no mpamvu nahise njya kwiga umuziki sinata umwanya njya kwiga ibindi nigira mu bintu nkunda bikaba ari nabyo bintunze rero naba nkubeshye nkubwiye ngo nari mbizi uko bizashaka wenda kujya mu bucuruzi yego ntabwo nari nzi ngo bizahita bikunda ariko nizo zari indoto yego nabonye ababyeyi bawe bakunda kugushyigikira cyane muri muzika cyane hari abo twaje tugana tuvuga ati njya kwiga muzika barambwiye ati ibintu si ibyawe wakize business mu minsi ya mbere uvuga ngo ugiye ku Nyundo mama na papa bahise babyuma bavuga ati mwana baciga muzika ni ibintu njya mvuga kenshi ababyeyi banjye nibo bafana banjye ba mbere baranshyigikira mu bintu byose uko bashoboye kose rero nakuze of course bambona babyumva ko nkunda umuziki mpora ndirimba mama niwe umbwira uburyo naririmbye Rwanda nziza yose mfite nk'imyaka ingahe niba ari 3 niba ari 4 gutyo rero kuva icyo gihe babaga babibona ko umuziki ari ikintu cyanjye ntekereza ko ariyo mpamvu byagiye biborohera kunshyigikira no kumpa support yose umuziki ibijyanye n'umuziki ko byari byo byose ubwira iki noneho umubyeyi udashyigikira umwana muri kariye rumva igihe umwana akora abandi ashaka gukora ikindi ashaka gukina umupira ari ugasanga umubyeyi aravuga ati ibyo byihore turagushaka wambaye ikote uri muri office ubwira iki umubyeyi nk'ubu udashyigikira umwana kuko nkawe uyu munsi watanga uhamye uvuga uti baranshyigikiye kandi aho ngeze uyu munsi nibo noneho ubwira iki umubyeyi udashyigikira umwana kugira ngo akurikire inzozi ze ikintu umubyeyi namubwira support y'umubyeyi ni ikintu kinini cyane rero iyo utayifite iba bimwe mu bintu bituma wenda ushobora no kutagera ku nzozi zawe ikintu nabwira umubyeyi ni uguha amahirwe umwana we akamwizera akamwereka icyo ashoboye ntamuca intege bitewe n'ibyo we amubonamo yifuza ko yaba yumve we ikimurimo uravuga uti symphony yarandeze nabanye nayo dukwana byinshi kandi koko n'ibihangano bihanze abantu barabyumva ariko mu kwezi kwa 9 muri 2020 mu mezi make yarashize utangiye muzika watangaje kuvuyemo mu minsi ishize Safi twaraganiriye ambwira ko kuva muri Urban Boys byamusabye imyaka 5 yitegura icyemezo cyo kuva muri Symphony cyarakoroye ntabwo ari ibintu biba byoroshye kabisa Janvier ntabwo ari ibintu biba byoroshye cyane ko hari ibintu byinshi muba mwarapanze kaba bigiye gupfa ukareba uburyo umuntu umwe agiye gutuma ibyo bintu bipfa rero aba ari umwanzuro umuntu afata yabutekerejeho bimugoye pe ntabwo navuga ko njye nabiteguye rero igihe kinini mu by'ukuri ndi umuntu ukunda gukurikiza instinct zanjye niba numva umutima uri kumbwira gutya ngenda bikora rero no gufata uwo mwanzuro nuko byagenze numvise ari ikintu ngomba kuvugaho ako kanya aho ngaho kabisa mu minsi ishize uganira na Risudi wavuze yuko wakomerewe cyane nibihe byanyuzemo bitari bikoroheye kubera amagambo y'abantu ko bwavuye muri bande kubera iki buriya ndabizi commentaire z'abafana buriya ari kwiyumva karenze Safi arabizi baravuga ngo arayifashe nka ari umukuru muri Urban Boys uravuga uti nahuye ntagahinda gakabije biriya bihe wabinyuzemo gute wafataga telefone ugasoma amarira gashoka niba sinzi byaba byiza umuntu iyo byabaga umuntu nyine akabazi hari kamera iko ufata ibyo ari kunyuramo ukawuzi wenda se ibyo bintu uzabinyuramo sinzi gusa ni ibintu ugomba kunyuramo ugitangira bino bintu ntago ari kenshi nyine umenyera ko umuntu ari kugutuka ntibigire icyo bigutwara kuri imbaye ariko kuri bandoze nk'ubu rero ubwo rwose niyo wagira ute mba numva naramaze kubyakira ibintu ndimo nemeye ko buri muntu afite uburyo agomba kubibona akabivugaho uko nguko so rero icyo nicyo cyabaga ikibazo kubireba nkabisoma nibyo byatumaga byiyongera bikambabaza ndashima ko ubu ngubu mbireba nkabicaho nari mbabaye rabyumva mu magambo mu buryo ndi kuririmba rero ni ibintu byiza kubivugaho abantu bakamenya ko rimwe na rimwe ntabwo umuntu aba ameze neza kandi it's okay kabisa cyane wabisohotsemo gute rero ibyo bihe indirimbo yaragufashije cyangwa famiye inshuti zabaye hafi umuziki cyane umuziki nibutse impamvu nabijemo
ndongera ndahaguruka njya muri studio nkomeza gukora of course famiye inshuti nabo baba bari hafi aho ngaho. Yego. hari igihe umuntu afata icyemezo rimwe na rimwe akumva yakisubiraho. Urugero ubonye izo commentaire bikunyuje mu bihe bitari byiza bibi ariko ushobora no kuvuga utari kubundi wasubira muri bande. Bigize bikubaho? Oya. Buryo uzahagarare ku bintu byawe ariko apana ibintu by'amafuti. Wakomeje kuba wa mukobwa twamenye. Uhagarare ku iryo jambo ryawe vuze ugerageze kabisa abari impamvu biri kukugora. Yego. Imwe mu ndirimbo zawe zaciye ibintu niba wakoranye na Juno awe. Ni indirimbo usobanura gute muri karere yawe? Indirimbo nziza cyane. Turacyari muri ya myaka ine maze muri muzika. Yego. Indirimbo nziza cyane mfunguriye imiryango myinshi. So ni indirimbo imora ku mutima. Ni indirimbo yasohoye nyine hashize umwaka muri mu muzika. Yari we target nziza kuvuga utubwo ndi muri muzika reka ngerageze gukora collabo ndebe ko abantu nyine za mbaraga zanjye mfite nzongere za mugenzi wanjye. Yari we target nziza kuri collabo? Ntago ari ibintu nafashe ngo mbipange gutyo ngumve ngo ngiye gutargetinga mfata uyu muntu. Ni collabo rwose yikoze. Yari ikoze. Ikora gute? Twari turi muri studio yamerekeje. Ugiye gukora iyawe? Ugiye gukora indirimbo ari nyina mubwiye tugire muri studio merekeze gutyo. Birangira ndirimbye nawe ahita aririmba gutyo twumva. Wakoraga wese n'ubundi? Awe kabisa. Yego ariko atari featuring atarimo. Ni awe nari ngiye gukora beat ndabyibuka na Rush yarayimaye. Rero byose byabiranga muri studio. N'ubundi wari kwa Rush kabisa. Yego. Indi ndirimbo yasohotse ku 18 z'ukwezi kwa 8 muri 2021. Yego. Yabahishije ibiraka byinshi. Bitaramo byinshi ariko none hano yongeraho page y'urukundo bigoye ko izava muri karere yawe y'umuzika. Iyi page yaje nyuma y'indirimbo cyangwa ahubwo yari isanzwe hari? Iye page y'urukundo. Niwe wabimbwira nyarabyo. Afana dukurikiye barabizi ariko nyine ni page yavuzwe iherekezwa n'indirimbo nkwikije ko nayibonye. Igihe kiragera muravuga uti reka ibyacu tubirangize gutandukana. Hari abantu bavuga ko bari bakunze couple yanyu. Wemeranya nabo? Kubyo kindi mutari gutandukana. Nago nabahakanya rwose niba bari barabikunze. Well, n'uburenganzira bwaho. Nago nabahakanya ngo mvuge ngo nago. Nago ari ibyo bavugaga, Mu kiganiro uretse guhuramo na Butera Knowless imuganira wamubwiye ko nyine iki cyemezo nacyo kugifata cyari kitari cyoroshye. Mwaraganira nk'inshuti bahuriye mu ndirimbo. Ibyo bintu ntabwo ndi kubyumva ndimo ndabariza umufana. Nawe kiramo akantu k'uwo muntu nawe mbyumve ko ibyo bintu byoroshye nyine ubitekerejeho nawe ntabwo ari ibintu byoroshye. So mwanzo woroshye. Hari ibihe ukumbura muri kumwe mu rukundo? Ibyo bihe byo ntabyo nzi. Gusa turacyavugana turacyari inshuti. Ubuzima bwarakomeje. Ntacyo gukumbura kiba gihari ko tuba turi hamwe mu buzima bwa buri munsi. Ahavuye awe twanabona indi? Why not? Birashoboka cyane. Nkabonye njyana. Cyangwa ntabwo wayibukaga. Nayo. Twabona nindi? Yego muri uyu mwaka ushize mu kwezi kwa kabiri wavuze ko ababyeyi bawe bumva indirimbo yawe mbere y'abandi bantu. Bivuze ngo mbere yo gusohora indirimbo banza kuyumva. Hari abantu bibaza ati se ni hari ingingo bituma utaririmbaho? Ibyo bintu sinzi ukuntu bo babifata ariko ndi umuntu uririmba ingingo hafi ya zose. Ndagerageza kabisa. Cyane nko kuri PA yiwe bayumva. Yego uretse kuvuga ko ababyeyi cyane mbere yo gushyira indirimbo twebwe tuyumva nk'abafana cyane mugenzi wanjye nkurikiye rimwe nemwe nyine ubanza kumvisha audio. Ndibaza ni hari ingingo utaririmba kubera ko uvuga ngo ese umubyeyi abyumva kambaza hano warimbyemo iki? Njango ntago ndahura n'iyo situation none ngo mbaze gutyo. Ati ijambo rivuze iki? Narabimbaza pe nabankubeke. Narabimbaza njango nabo babyumva rega n'abantu bakuru bari na civilize barabyumva. Yego. Uherutse no kwifasha mu ndirimbo yawe ise wowe gusa. Yego. Igitekerezo cyaje gute? Ibintu nashakaga kugaragaza mu mashusho numvaga ari bo babima. Arimo urukundo rwa nyarwo ntago ari akazi twahaye abantu ngo baze babikine. Yego. Bakina urukundo. Ari nayo mpamvu no muri Made for You nakoresheje na Dej na T-Rex kuko bari mu rukundo biba rero ari ibintu byiza kubifata
nk'amashusho indirimbo y'urukundo rero niyo mpamvu nabahisemo ababyeyi banjye byarakoroheye cyane kwita babyumva aho ati tugiye kujya ahantu tumare igihe dushutinge hanyuma igihangano tugishyire ku isoko nk'uko nakubwiye ko bakora uburyo bushoboka bwose bakanshyigikira rero icyo bafite aho ngaho baragikora barabyumva cyane niba mbasabye icyo ngicyo abana ndabyibuka n'icyo gihe papa yari ifite izindi gahunda ze arazikansoringa kubera iyo mpamvu mpita numva uburemere bw'umuziki wanjye n'agaciro babiha nanjye bita biba nk'akantu ko tuvuga tugomba kuba seriye ugomba gushingira akayaga yego ukunze kuvuga ko mama yarimbye muri orchestre ngere ni orchestre yaciye ibintu mu myaka myinshi itambutse bamamaye cyane mu ndirimbo nka Umulisa nahoze nibaza se ntujya utekereza ko wenda basura nk'indirimbo nyine ukabwira nka mama kaza mugakora indirimbo nka orchestre cyangwa se nabwo ukayisubiramo kugira ngo bahe icyo cyubahiro icyo nicyo kintu mugomba icyo nicyo kintu mbona mugomba kandi muzakibona vuba pe numva ari cyo kintu namuha gukorana nawe indirimbo ni n'ibintu byaba ari binini cyane kuri njyewe yego so nabyo biri mu bintu mba nifuza gukora yego uherutse gusubiramo indirimbo hafi 3 imwe mu basubiyemo harimo iya Adele yego Adele ni umuhanzikazi ufata gute wifuza gutera ikirenge muke Adele ni umuhanga aririmba neza akora umuziki mwiza hari impamvu rero nyinshi zo gutuma nsubira mu bihangano bye yego mu myaka inishize twabonye EP yawe yise Love and Lust ariko ubu noneho watubwiye ko ugiye gushyira hanze indirimbo cyangwa se album yawe ya mbere album usobanura gute ariye ni album nini kuri njyewe ni step nini n'intera nini ni album iri special iri different ku bintu ari nsanzwe nkora ibyo kuvuga byo ni byinshi gusa nabireka umuziki ukazakora akazi kawo uyitunganyije mu gihe kingana iki ubwo nyine tuyinjiremo abantu bayumve kugira ngo n'umuntu aba yiteze avuga uti album ya mbere ishobora kuba idasanzwe uyikoze mu gihe kingana iki yakozweho n'abahe ba producer ni album nkozeho indirimbo nini iriho imaze nk'imyaka nk'imyaka nkine ntakubeshye indirimbo nkuru kuri yo ni ukuvuga ngo iyo wumaranye nk'igihe kinini imaze imyaka ine so rero navuga ko ari album irimo ibyo byose urwo rugendo kuva natangira mvugaho byinshi cyane cyane urukundo ubuzima byose nagerageje byose kubikora ukabiza mbese niba nkumva neza witeze ko buri wese uzayumva azisangamo cyane ariko mu kuyita izina bisa naho afashe amagambo abiri urayahuza hari ukumva no kuhaguma kuki aya magambo abiri bumvisha ariyo nyito waha album yawe ya mbere impamvu cyane cyane nini nuko mbona kenshi album hano bari mu Rwanda sinzi nago bayiha agaciro ibikwiye sinzi n'uburyo ubibona ukabona album irasohotse ariko nyine bayi ibintu bisanzwe bayibyo nyine bantu nabo ntibanayumve kandi mu by'ukuri uwo muntu yabize ibyuya yaririmbye yashyizemo amafaranga yagize ate akaba ariyo mpamvu rero navuze this time wumve ukuremo impamvu yatuma waguma ikindi kandi ndi hano no kuhaguma kuko iyo uvuze here to stay wumvamo amagambo abiri interuro ebyiri zifite ibisobanuro bitandukanye ariko urabyumva ukumva ni ijambo rimwe yego iriho indirimbo zingahe iri indirimbo 12 12 zakozwe na bandere hariho producer Santana Sauce hariho producer Rush hariho Igor Mabano hariho Prince Keys hariho ndenibagiwe hariho Joaquin Pro na producer wumva ko banihagazeho ku isoko mu bijyanye no gutunganya indirimbo na album twavuga ko indirimbo 12 zitwaye amafaranga angana iki Prince Keys ageze kuri miliyoni 1 uranayizi abandi bavugaga niba nibuka neza bari hagati ya 500 na 400 urumva ifaranga production iragoye mu busanzwe ifaranga ririmo aho ni ryinshi kuvuga ngo ubu buri wese tumubare miliyoni 1 zaba ari 12 urabyumva so album yawe yitwaye amafaranga ngahe ntayo mvuze cyangwa ararenga
amafaranga byo naba ngiye kubivanga ngiye kuyavuga sibyo ko umuntu ataranayamenya ko turacyayashyiramo so wenda wazabimbaza nyuma ariko irahenze ukurikije uko uyibara Yes, of uko course. uyumva iri priceless umaze ihenze cyane kabisa yego hari igihe umuhanzi asohora album ukabona yandashyize kuri za Audio Max Spotify tukayumva Yeah. wowe muri target yawe se irasohokana n'amavideo amavideo of course aba agomba kuba ariho ya mbere yarasohotse already made for you hari n'andi menshi rero twashutinze gusa hari nayo umuntu aba ashaka arebe y'abakunzi bari bukunde cyane akaba ari rero gukora tubahereza yego byose ni kugenda nabyo tureba icyiza cyo gukora cyiza n'iki wifashishije imbuga nkoranyambaga zabagaragaje ko iyi album uzayimurika ariko bikanyura ku itaramo uzakorera online yego abantu bakishyura yego abantu bati ku cyarere yatwishyuje yaretse tukajya kan Kigali tukamureba ubundi se ntibishyura hari kandi ariho no ari akan Kigali murakura amaso ku maso so iyi system azanye iteye gute rero biteye gute uzayimurika gihe ki biteye bite nzayimurika tariki 8 z'ukwa gatatu hanyuma iyi system yo ni movement niko nayita ni movement ni mu buryo bwo kwegereza abafana ibintu byacu kubyoroshya tugashyiraho igiciro wabonye ko ari 1,000 byonyine kureba aho waba uri hose bazarebera he bazabirebera kuri link tuzabahereza mu minsi iri imbere turabitangaza bon kuki nyine bishyize online kuki ngomba kwishyura kwa nze kureba ubundi twamenye abantu muri album tukaba nyine tukabona visa so kuki wavuze uti reka none nyikoreye online nuko nshaka kubikora mu buryo butandukanye Jean-Pierre ndashaka gukora mu buryo bwanjye twarabibonye benshi barabikoze bagakora ibitaramo ariko nge ndashaka kubitangira gutyo ubwo ni igitaramo cyo kwimurika ariko gise kutari 8 z'ukwezi kwa gatatu no munsi mpuzamahanga w'abagore hari aho bihuriye ni album yawe cyane tumukobwa urumva ni mu buryo bwa empowerment umunsi uri special kuri twebwe rero hari impamvu nyinshi zo kubishyira kuri iriya tariki yego ni album se wikoranyeho wenyine cyangwa zambaraga twanya myaka inishize nazo wazishyizemo abahanzi bakuru mwakoranye abatoya izo ndimbo kwa 12 tuzumva Ariel Ways wenyine gusa nko kuvuze ngo numva ariko magume ntago ari we wenyine hariho abari kumfasha kubabwira ngo wagume featuring rero sinzi niba nazitangaza ubu hariho bangahe ushobora kutavuga amaze abo bati wenda hariho 3 bane hariho batatu so Butera ariho numva kandi James ariho kuko aba n'abantu mwagiye mukwana cyane datuma nangaza amakuru biracyashyushye reka dupfundure gake ni 3 okay ni generation yawe cyangwa ntibakuru kuri wowe umva ni byose so bivuze ko ari 3 tuzumvamo abantu bombi yego cyangwa tubumve cyangwa album iriho indirimbo 12 ariko umuntu aribyo mu myaka inishize washyize imbere cyane gukorana n'abahanzi bakuru wakoranye indirimbo ndagukumbuye na King James abanenshi bumvisha album ya 7 yise ubushobozi bavuga ko ari album idasanzwe muri karere y'uriya muhanzi James mwakoranye gukorana na James hari byinshi byongereye kuri wowe cyane King James ni munini cyane afite izina rinini ibikorwa byinshi rero byari ibintu binini gukorana nawe undi mwakoranye ni Butera Knowless mwakoranye indirimbo mwise Katira bwari bwa mbere muhuye dukorera indirimbo yego oya hari umuhanzi watangaje ko ni Juno yavuze ko akoranye indirimbo na Butera ari nabwo yaramubonye so wowe mukoranye indirimbo bwari bwa mbere muhuye ubushuti bwari busanzwe buhari byagenze kugira ngo muhure kuri projet twari dusanzwe tuziranye cyane cyane ko no mu rugo muri band oya ndaho ntabwo nahajyaga gutyo ariko kubera gukora ama practice cyangwa se backup singer ni wari background vocals kubera ku bakinga rero twarahuraga cyane mu ma practice mu ma show rero twari dusanzwe tuziranye kabisa hari igihe umuhanzi akora muzika ariko afite n'umuhanzi yumva yifuza kuzakorana nawe indirimbo mu gihe runaka yego uyu munsi hari ugifite inzozi uvuga uti kanakamba numva twakorana tu nuko ari ikibazo wenda kigi no more kabisa mbona twakora ikintu kirenze ni inzozi cyane
kandi zizabimamo. bizabimamo. Harimo Bruce aherutse gutangaza ko afite icyizere cy'uko azajya muri Grammy. Yego. Nk'umuhanzikazi ni izo nzozi nawe urazifite hafi aha? Of course nta muntu wabyanga, nawe byagwa nabi. Rero twese bari ibintu twifuza, ni ibintu biza ari ibintu byiza ubikeneye, ni bigushyira kuri platform yindi nanone. Uri umukobwa kandi ufite benshi bagenzi bawe muri amino karere, nawe ari ubona ukavuga uti umukobwa abantu bakwiye kumushyikira. Yego. Ni bande batatu ubona societe ikwiye gushyikira? Dufite benshi bari kuza bashya, sinzi niba mubabona. Yego, turababona. Dufite Larena, dufite Ella Rings, Melissa. Yego, Melissa yakoranye na Davis. Yeah. Batatu. Kabisa. Mu basore rero, bya byose wumva umuziki uri variety hose urahumba mu basore? Mu basore Bruce the First. Gusa uko mwakoranye? Aya. Nakwe kazamo ariko ahanini mbona bakwiye kumwitega bakamutega amaso. Bruce the First. Ewe ni benshi buri mbwe batatu. Cyangwa uri muravuga ati kana kandi namuvuga noneho. Undi ntawe ubugomba. Of course. Ya nuko bayutubura nyine abo batatu bo gutugira priority. Bruce the First. Ni benshi kabisa, ni benshi. Bruce the First, hari undi witwa Kent, Larkin Kent. Nawe ari kuza kandi arashyushye ameze neza. Undi ni benshi kabisa, ni benshi. Sigaye umwe umufana ategereje ati aravuga wanjye se aho. Undi Jazz Dollar. Kuri playlist y'indirimbo zawe muri no misi hariho izihe eshatu nziza zibanza? Ku nshyashya? Yego, nyine playlist yawe muri no misi uri kumva indirimbo eshatu zibanza nizi? Ndi kumva album yanjye. Byose nicyo kintu ndi kumva, nawe nkubeshyire. Uvuga uti reka nze numve ko ari akantu wenda twakuramo. Kabisa. Yego. Ni album yanjye ndi kumva. Yego, tugana ku musozo. Mu gukora album iriho indirimbo 12, hari indirimbo mwakoze mu gasiba? Oya. Wapi kabisa. Ntabwo twasiba. Hari iyo mwafatiye amashusho mu gasiba cyangwa kabura? Ahubwo hari izo amajwi yavuze, nicyo kintu ngiye kuvuga. Kuri album zirenze nk'eshatu. Wamaze kurikodinga byarangiye kabisa, ugasubirayo? Tugasubiramo kabisa. Rimwe na rimwe niwe wagenda kuvuga tariki ibi bintu. Anyway, narere wese twari kumwe rero, murumva ko album ye nshya irajya ku isoko ku itariki 8 z'ukwezi kwa gatatu. Ariko hari umuntu kwikigana ibibazo uti okay, amafaranga 1000 ndayafite, azakurikirana gute rero? Uburyo buroroshye, hari link tuzabagezaho y'uburyo bakwa accessinga kuri iyo show. Byose tuzagenda tubitangaza. Amafaranga ni 1000. Amafaranga yo niyo amaze kuba show ko ari 1000 kabisa. Uzataramira mu gihe cy'amasaha 2? Umva indirimbo 12. Amasaha 2 cyangwa 3 ni gusoza. Nk'isaha. Isaha. Wenda n'igice cyangwa washyizemo no kwa album ya mbere benshi bayifata nk'umwana wa mbere cyane. Uriya munsi ushobora kuzaba udasanzwe kuri wo? Natsinze biteye ubwoba ndazabana none hari yeri weze arira byanyabyo. Nabyo kurira bihari we, nabyo kurira uyu mwaka bihari. Yego, turasoje ariko niba ari nk'ubutumwa ugenera abafana urubyiruko, umwanya no wawe. Nuko bashima cyane kubw'inkunga, support, bakomeze batube hafi, bakomeze badushyigikira uburyo bushoboka bwose. Ibintu tubikora kubera mwe, mwabana natwe muri urugendo rwo gutera imbere, tugateza imbere n'umuziki wacu. Murakoze cyane, mukomeze mukore cyane kabisa. Hano ushaka amafaranga. Twari kumwe na Railways aritegura gushyira hanze ku isoko album ye ya mbere ni Here to Stay. Yes. Wumve ariko unahagume. Iriho indirimbo 12, wumva ko zakozwe na producer bamaranye igihe. Yego. Kandi producer batanga icyizere muri no karere ya muzika. Na album idasanzwe rero ngo kutariki 8 tuzahahurire, ni 1000 gusa, ubundi ukareba show wicaye mu rugo. Na commentaire reko zirakeneye. Yatubwiye ko
yamaze kurenga ubukomantere wavuga yose noneho yabasha kugira ko yirenga bikenewe yaba nziza cyangwa mbi ugomba kugira icyo ukuramo byose ubyubakira ukavuga uti uyu muntu umbwira iki nuko afite impamvu reka tugushimire ku mwanya watugeneye ukoze cyane kunyakira hano kabisa n'abadukurikiye nabo turabashimiye